Ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku mpamvu zirindwi zizatuma abantu bafite ikimenyetso, umubare cyangwa se izina bya nyamaswa bimwe bita bya antikristo. Banza ukande like, kamashimiye n'abantu bakomeje kwiyandikisha, mukomeze mwiyandikishe, ndabona muyandikishe muri benshi, munyote ukuri. Mwiyandikishe mukande like kugira ngo iyi message, ubutumwa bujye bugera ku bantu benshi. Mbona ko uku kuri ariko kuzatubatura kukatuvana mu menyo ya rubamba, cyane cyane mu bihe bigiye kuza, ibihe umubisha ari gupangira abantu. Mwibuke ko 2019 ijya kuba twarababwiye ati bantu mwitonde, hari ibintu bigiye kuza, benshi banga kubyumva, ariko kuri inshuro ndizera abankurikira muzashishoza mukavuga muti ibi bintu mugiye kuzana muzabihunge mu bikwepe, kuko byanze bikunze bizaza byo bizaba bigiye kujyana ubugingo bwanyu burundu. Kanda like rero, subscribe, wiyandikishe, noneho usangiza abantu iyi nkuru kugira ngo tujye tuganira, dusangire ukuri. Ibintu birindwi bizatuma abantu bafata ikimenyetso, umubare cyangwa se izina rya nyamaswa nibihe. Katse tubyinjiremo tuganire ku kuri, nkubwire nimba wisanga muri ibyo bintu ubyibonaho cyangwa se witwara uko nguko, umenye ko umubisha atazakurebera izuba. Tangira uhinduke hakiri igihe, kuko twebwe iyo tubaze tubona mu myaka 5-10 ibyo bintu bizaba byaramaze kugera mu bantu. Ngaho rero karibu nanone, kandaho like, reka tujyemo turebe ibyo bintu birindwi bizatuma abantu bafata ikimenyetso bita cya antikristo. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Uyu munsi tugiye kureba ikimenyetso cya nyamaswa. Ikimenyetso cya nyamaswa kiri ku munwa wa buri wese. Turavuga ibimenyetso bya nyamaswa, umubare wa nyamaswa, ibihe nibi, reka tubiganireho. Abantu benshi bazafata ikimenyetso cya nyamaswa nk'uko byanditse. Biranditse muri Bibiliya ko abantu benshi bazafata umubare n'ikimenyetso cya nyamaswa. Biranditse. Ese bizaterwa n'iki kugira ngo abantu bafate ikimenyetso cya nyamaswa aho gufata agakiza k'Imana ngo barambire ubugingo bwabo? Reka turebe. Birababaje, biteye n'agahinda, biteye n'ubwoba. Iyo bitekerejeho biteye agahinda, biteye n'ubwoba. Kubera iki? Ibyahishwe 14 bivuga ko umuntu wese afite kiriya kimenyetso cyangwa umubare wa nyamaswa azajya ibyo bita mu muriro utazima, ariko ububabare bw'igihe cyose, bw'ibihe byose budashira. Ubwo bubabare bw'ibihe byose budashira. Urumva ko ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko abantu ntibabyumva, bazageraho bafate uwo mubare n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera iki? Kubera ko bafite ubwoba bwa Satani. Abantu bagira ubwoba Satani aho kugira ubwoba Imana. Kugira ubwoba bw'Imana ni ukwicyubahiro, kuko niba ufite ubwoba Satani akaza tumufata icyo kimenyetso, nuko nta na rimwe wagize ukunda Imana. Ushobora kuba waravuze Imana, ushobora kuba waramenye Imana ukayumva, ariko ntabwo wagize uyikunda. Kuko uramutse ukunze Imana, ugakunda Imana, wakwemera ukahata ubuzima, ariko ntuzabura ubugingo bwawe. Uramutse ukunda Imana, wakwemera ukahata ubuzima, ariko ntuzabure ubugingo bwawe. Niyo mpamvu rero abantu bazafata ibyo bimenyetso kubera gutinya Satani, nta na rimwe bigeze bakunda Imana. Satani azakoresha amacenga n'amayeri menshi cyane. Ibyo bikoresha gute? Ni ukuvuga ngo imyaka yose ishize ibihumbi magana n'amagana, Satani yagiye yereka abantu ko ikibi cyabaye cyiza, none abantu bakabyakira. Ibibi byose bikagenda byakirwa nk'ibyiza, uko ibihe bihita, uko ibihe bishira, none abantu bakamenyera, bakumva ko ari byo by'ukuri. Waba ukanareba ibiba mu isi n'ibyanditse muri Bibiliya ukabona bigahabanye. Ni ukuvuga ngo Satani nyine kuko yisariye yafashe abantu bose abumvisha ko ibibi by'ibyaha byose ari byo byiza kurusha ijambo ry'Imana. Nuko byagenze. Impamvu rero yindi nuko Satani aza gukoresha igihe. Satani azi ko iyo igihe gishize abantu bagohashasha,
bakumva ko bamerewe neza nta kibazo, bakabyizera, bakizera Satani. Ariko Satani azi ko bageraho bakiyogirwa ko bya bindi yaberetse babona ari bibi, babibona neza, bageraho bakabyibagirwa kuko cyagiye gishira, bakumva ko ari byiza. Nibwo Satani rero abona ko bibagiwe, akabafata abatunguye, agushyira hashashe, agatuma wumva ko ibyo akubwira ari byo, ukabyibagirwa, agahita agufatirana. Nuko Satani yiba abantu ntibasobanukirwe kubera kutamenya. Ikindi rero kizatuma bafata ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Nuko abantu bazabonera ubutunzi bwabo, barebe ibyo bafite, barebe ibyo bakora, barebe byose, none bitegeza bavuga bati abantu bazambona gute nindamuka ntaye ibintu byose ndakurikira Imana ntazi ntabonye. Kandi na Satani nawe niba mubonye ntabwo umuzi, umukurikira kubera iki? Ariko kubera iby'umubiri n'amaso babona, bo bumva ko reka ngumaha njye muri ibi ngibi, nemere nkurikire Satani, ikizaba nzaba umuti, ikizaba nzaba ndebe. Ariko abantu ntabwo bazi uburakari bw'Imana uko bizagenda. Abazafata ikimenyetso cya Satani biranditse ko ari umubabaro w'ibihe byose udashira. Gaho rero ntuzavuga ngo abantu barambara gute. Abantu kera najya mvuga ngo barambara gute, ariko iyo umaze kumenya ijambo ry'Imana ukasobanukirwa, aho uribaza uti Imana irambona ite. Umara kumva ko wibaza uko Imana ikubona atari uko abantu bakubona, aho ngaho nibwo uzaba bagitsinze, bagishoboye. Ikindi rero tuzatuma abantu bafata ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Nuko abantu bicwa no kutamenya. Abantu bicwa no kutamenya, ntibazi ibijya mbere mu bijyanye n'ibyo Satani ari kubacurira. Nta na kimwe bazi kabisa, bumva ko ubuzima ari ubuzima, barabyuka bakanywa bakarya umunsi ku munsi, nyine ntacyo basoma kubera ko batiga ijambo ry'Imana. Nicyo kizatuma benshi baba mu mutego wa Satani. Ni ukuvuga ngo ntabwo bareba ngo bakurikire, basesengure, bashungure, barebe ibiri kujya mbere. Ikindi rero, Satani azagaragarira abantu nka marayika w'umucyo. Biranditse neza, Satani azigaragaza nka marayika w'umucyo. Abantu bavuga ati wow, niba ushobora kumushobora, niba ushobora gushobora uyu nguyu kandi twakurikiye, kuko ari byo bazabona. Noneho rero ko Satani azabereka ibyo bintu kandi byiza, wibuke ko aravuga ko afata igihe agenda yereka abantu ko ibintu byose ari byiza, bakibagirwa, bakabyakira, bakamera ko ari ukuri. Nk'ibintu bibaye imyaka ishize mu isi, nta muntu byatangaza kuba abantu bataraguse ngo babirwanye ku bwinshi. Ibyo ari nakubwiraga nyine, Satani araza akakwereka akamubwira kano kantu nta kibazo, kareba nyine urabona nta kibazo, kaguye none akaguteraho nawe ko ukareba icyumweru, ukwezi, amezi angahe, umwaka, bya bintu nta kintu byantwaye, abantu barabeshyaga. Kumbi nuko Satani agushyira hashashe nyine, akakwereka ati ntureba abantu bose ndabona ko baravuga bati nta kibazo nyine, ariko tegereza gatuzabona. Niyo mpamvu rero Satani azaza akwereka ngo dore ufite ikibazo, akwereka azana ikibazo afite n'igisubizo, kandi icyo kibazo yagiteje abigambiriye uwa cya gisubizo. Noneho cya gisubizo aguhaye kubera ko gisubije cya kibazo yaguhaye, nanone bya bibazo yaguteye ugatuga ati uyu n'uyu nguyu. Nuko Satani akora, azana ikibazo akagikoraho, akanagishakira n'umuti. Noneho uraho nk'umuntu utazi iyo ibintu bijya nk'ibyo tumaze kuvuga, gatuga n'uyu nguyu, ariko tonde gato tegereza uzabona. Abantu bazafata ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wayo kubera ko bari muri uwo murongo. Satani yamaze kubashyira muri uwo murongo kubera ibyo yabashyizemo. Ni ukuvuga ngo uri nko muri tineri, nk'inka iyo zigiye kubagwa, iyo zagezemo nyine usubira inyuma ntabwo byoroshye. Ya tineri Satani yamaze kugushyiramo, agushyiramo ubwenge bwawe, yamaze kukuyobya, ikujyana mu nzira yo kurimbuka. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uyivemo bizasaba ijambo ry'Imana. Kugira ngo uyivemo n'ibitaramaze kujyana harimbuka, simbizi. Nuko rero Satani niba yaramaze gushyira muri uwo murongo,
ukaba urimo neza, urimo wese, no guhakana ikimenyetso cy'inyamaswa n'umubare wa Satani, ndumva bitazoroha. Senga, saba Imana igukize, birashoboka. Imana ikora ibishoboka byose n'ibidashoboka. Nzi ko Imana ishobora kubishobora, ariko ubu ni ububasha bw'Imana. Iyo byarenze umuntu, haba hasigaye aho Imana yonyine. Nta kindi ushobora gukora usibye kwizera gusa, ukarira ugatakamba, ukareka ko Imana yakuvana muri iyo tineri Satani yamaze kugushyiramo. Ikindi rero kizatuma abantu bafata ikimenyetso n'umubare w'inyamaswa ya Satani, umwami w'isi, nuko abantu ntabwo bazihangana. Kubera ko niba udakunda Imana, utarigeze ukunda Imana, ugatinya Satani nk'uko natangiye mbivuga, ntukunda Imana, nta nubwo uzihangana kugeza ku munota wa nyuma. Tukavuga, ariko turanasaba tukavuga ati Imana uzadukomeze, ntibizaba amagambo gusa, tuzategereze twihangane tugeze ku munota wa nyuma kugira ngo dukire, kuko biranditse neza muri Bibiliya ko uzihangana kugeza ku munota wa nyuma niwe uzakira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.